Rwanda Day ni umunsi abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda babona umwanya wo guhura n'umukuru w'igihugu perezida wacu Paul Kagame. Ubu Rwanda Day izabera mu Buholandi ku itariki ya 3 z'ukwa 10 2015. ndagira ngo ntumire urubyiruko, kandi hari urubyiruko rwinshi ruri kubyumva kandi rushyushye cyane rushaka kuzaza muri Rwanda Day. ndagira ngo rwose muzaze, urubyiruko rwa hano Belgique, tuzaza dufite ishema, tuzaza twishimye ukongera cyangwa kubonana na perezida wacu. Tukwiye kujya kumwakira kuko yakoreye ibintu byinshi u Rwanda. Ugezeyo nawe urirebera, amaso arakwereka ibyo amaze gukora. Ubu ngubu ni byinshi cyane, ari mu bantu b'abaperezida ba mbere muri Afurika, bamutangaho akarorero rwose, biraboneka n'abantu bose, nta n'urinda kuvuga ati ni ibi n'ibi, umuntu wese aragenda akirebera. Abanyarwanda rwose turabyishimiye cyane, tuzajya kumwakira kuko turamukunda cyane kandi nawe aradukunda cyane. Ubwo rero urumva uwo munsi tuzaba twishimye cyane no kumubona, no kugira ngo tuganire nawe, atugezeho iby'amateka y'igihugu aho ageze, atuganirire nk'uko bisanzwe. Mbese nk'iyo yaje mu Bwongereza turagenda, n'abanyarwanda benshi baritabira. Iyo bagiye mu Bufaransa twaragiye, none no mu Buholandi rwose tuzajya kumwakira. Turabyishimiye cyane. Icya mbere na mbere, impamvu tuba dushaka kubona perezida deja ni ukumubona, kubona umuntu uduhesha ishema tuba hanze ntako bisa. Urubyiruko ruba rufite byinshi rushaka kumubwira. Ndabizi kubona ya mikoro ngo ubone ukuntu umuvugisha ntabwo biba byoroshye, abantu bari benshi, ariko urubyiruko ruba rwishimye, ruba rufite ishema henke no kuvuga ati nabonye perezida w'igihugu cyanjye ubwo mba hanze. Ibintu yakoreye urubyiruko ni byiza cyane. Urubyiruko rujya kwiga hanze, yatumye urubyiruko rugendera ku murongo. Urubyiruko ruri no mu nzego z'ubuyobozi, muri private sector, barihangira umurimo bagashobora kwikorera ibintu byabo. Ni umuperezida vrema ukunda urubyiruko, ushaka kuruteza imbere kandi uruha umwanya muri leadership. Yatumye twumva dufite ijambo, tukagira liberté d'expression y'ibyo dushaka gukora, tukavuga komanteri zacu. Ni byiza ko perezida wa repubulika aza kubona n'abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, tuba tumwishimiye. Ariko rwose byaba byiza n'abo bayobozi bandi nk'abo mu nteko nkuru z'igihugu nabo basuye urubyiruko, tukaganira, twunguranya ibitekerezo, tukababwira ibyo natwe dushoboye gukorera igihugu, nabo tukumva nabo ibyo baduporopoza. Kubera yuko hano urubyiruko vrema, urubyiruko actuel ni urubyiruko rufite inyota yo kumenya byiza byinshi no gufata uruhare muri development igihugu aho kigeze.